ku bantu mukunda agasobanuye ndetse k'ubwenge. Uyu munsi nakabazaniye nuko tugatangiriye hano. Hari umukobwa wari wicaye mu modoka, barakwereka yabumbuye amaguru ahita akuramo icyuma, ahita akuramo umusho w'icyuma ndetse utyaye cyane. Arangije asohoka mu modoka, barakwereka yasohotse mu modoka ari kububa, ari kugenda ari gukebera gake gake. Ukurikire filime witonze. Arangije aza hano, araza niko ari gukebera gake gake. Arangije ahita atobora imodoka yari arimo, ayitobora umupine. Ukurikire filime, barakwereka ako kanya iyo modoka yahise yicara, nta mwuka yari isigayemo. Arangije ahita avuga ati ndabikoze, ati noneho rero sasa ntibaho muri buze gucikira. Ukurikire filime witonze. Umukobwa arangije ahita abona abantu, afata icyuma yari afite ahita akijugunya. Arangije ahagarara ku modoka gutya, anarabasuhuza ari guseka nkaho nta kintu cyabaye. Gusa we yararangije gukora amahano. Arangije bamaze kugenda ahita yongera ahindura isura, ahita yongera arijima. Ese aba bantu ni bande? Ni bande uyu mugore ari guhima? Ukurikire filime witonze, uraza kugenda usobanukirwa. Barakwereka uyu mugore yarongera areba hirya no hino ngo arebe niba ntawamubonye. Gusa yari afite akamwenyu, yahise acaho, yahise avayo. Ukurikire filime. Ako kanya barakwereka hari umugore n'umugabo baje binjira hano mu cyumba ndetse bari no gusomana. Ukurikire filime. Arangije uyu mugabo ahita afunga urugi, noneho barakomeza barasomana mu izina rya Yesu. Ubwo umukobwa yararangije ahita ahirika umugabo ku gitanda, ku buriri. Arangije agakapu yari afite agaterera hasi, nawe arangije arahamusanga, aramubwira ati urandeba neza? Umugabo aravuga ati ndakubona. Uyu mugabo aravuga ati kandi niteguye ko bigiye kugenda sawa. Uyu mukobwa nawe aramubwira ati nturamuke umbihirije, kuko nuza kumbihiriza biraza kuba bibi. Nyagasani. Barakwereka ubwo uyu mukobwa yahise akuramo ibyo yari yambaye, yahise akuramo ikanzu yari yambaye. Nyagasani. Uyu mugabo nawe rero yakomeje kumwica. Barakwereka uyu mukobwa yahise afata ikanzu yari yambaye ayinaga hasi atyo. Ukurikire filime. Arangije abwira uyu mugabo ati niteguye kugushimisha, atariko nuza kunkorera ibintu bipfuye uraza kumbona. Maze umugabo aza kureba hano, aza kureba guca, aritegereza, yitegereza umukobwa aramubwira ati uri kubona nje ndi uwo gukora ibintu, ndi uwo kuba ntazi ibintu ngiye gukora? Ati ibintu ngiye gukora ndabizi, ati kandi uraza kubona ko biraza kugenda sawa. Umugabo atangira kwegera uyu mukobwa. Umukobwa nawe aramubwira ati nuza kubikora nabi urambona, ati uraza kubona uwo ndiwe. Nyagasani. Ukurikire filime witonze. Ndetse niba ari ubwa mbere wagera ku uyu muyoboro, ndakwibutsa gukora subscribe ndetse na comment. Nurangiza usharinga kugira ngo abantu bose kabagereho. Ukurikire filime. Umugabo yarangije aramubwira ati noneho ubu ngubu ati twatangira akazi. Ukurikire. Maze umukobwa gusa wagira ngo yari afite ubwoba ndetse n'ikibazo. Maze umugabo aramubwira ati ubwoba ufite n'ubwiki? Ahita yongera atangira kumusoma. Ukurikire. Ubwo ako kanya batangiye kuryama ku buriri. Gusa barakwereka inzu bari barimo, inyubako bari barimo, hari uwaje afungura iserire. Abangaba bamubonye babyumvise barikanga. Uyu mugabo aravuga ati uwo muntu wateye aturutse he? Ukurikire filime. Uyu mukobwa nawe ati si wari wambwiye ko nta mushitsi ufite? Uyu mugabo aravuga ati nanjye birantunguye. Barakwereka hari watangiye kuza ndetse ari no kuzamuka mu iyo nyubako, ariko yerekeza ku cyumba bari barimo. Nyagasani. Barakwereka hari ibirenge byatangiye kuzamuka, gusa twe ntago tuzi ibyo ari byo. Uyu mukobwa arangije aravuga ati Nyagasani, ati mana yanjye, ati turabigenza dute?
ukurikire. Umugabo arangije abwira uyu mukobwa ati shaka ukuntu wakinjira munsi y'igitanda, ati shaka ukuntu wakinjira munsi y'igitanda bataza kukubona, noneho njyewe ndaza kureba ibyo ari byo. maze umukobwa aravuga ati birashoboka. ubwo umugabo yahise amuhereza ikanzu, aramubwira ati ambara vuba vuba. ukurikire. umugabo aramubwira ati gira vuba vuba bataza kuhagusanga. uyu mugabo banza yari guca umugore w'inyuma we. ukurikire filime. gusa abagabo mukora ibyo bintu murafitwe rwose. ubwo batangiye gukwakwanya kugira ngo barebe ibyo ari byo, kugira ngo ataza ngo ahabasange. ubwo ngubwo umukobwa arangije ahita yinjira munsi y'igitanda. ubwo wa muntu wari uri kuzamuka twabonye ari kuzamuka tutazi uwo ari we, nawe yarakomeje arazamuka. nyagasani barakwereka umukobwa yari yibagiwe n'agasakoshi rubanda, umugabo arakamuhereza. arangije aramubwira ati ufunge umwuka ndaza kumenya ibyo ari byo. umukobwa arangije aravuga ati nta kibazo. arangije aranyomboka gake gake atangira kugenda asatira urugi, yegera urugi. ubwo ngubwo yari agiye gufungura. umukobwa nawe uko ari ahangaha niko ari kureba ndetse afite n'ubwoba. ukurikire filime witonze. umugabo yarafunguye, agifungura bamukubise akanyundo k'umutwe. nyagasani ukurikire filime witonze. ubwo ako kanya uyu mugabo yahise yitura hasi. uyu mukobwa arabibona, nawe arangije afunga umwuka kugira ngo bataza kumubona. nyagasani gusa ntabwo tuzi umuntu umukubise inyundo y'umutwe. kurikira filime. ubwo umukobwa ari hano aryamye arabibona, noneho ubwoba butangira kumwica, atangira kubura aho yapfunda imitwe, yarangiza akabona n'amaguru ndetse aracamunyuraho. gusa ntabwo tuzi umuntu wari uri gukora ibi bintu. barakwereka uyu muntu yatangiye gukurura uyu mugabo, atangira kumukurubana amukuruta hasi. uyu mugabo we ibyo byari byarangiye. ukurikire filime witonze uraza gusobanukirwa. nongera nkwibutse nyaboneka, niba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro, kora subscribe, comment ndetse unasharinga kugira ngo kabashe kugera ahantu hose. niba waryohewe uze kubigenza gutyo. barakwereka uyu mukobwa yakomeje afunga umwuka kugira ngo bataza kumwumva, nawe bakarinda bamumenaga no mutwe. kurikire filime. umugabo bakomeje kumukuruta, gusa ntabwo tuzi ngo bamujanye hehe, nta nubwo tuzi ngo ninde uri no kumukuruta. umukobwa uri hano yafunze umwuka kuko ibyo ari kubona birenze ukwemera, birenze ubwenge bwa muntu. barakwereka yabonye bavuye mu icyo cyumba, arangije nawe ava munsi y'igitanda aza kurunguruka ngo arebe ibyabaye, ngo arebe ibiri kuba. arebye hano yifata ku munwa, abona umugabo baracamukururana. barakwereka uyu mukobwa yari afite ubwoba bwinshi ndetse yari ari no gutitira. yashatse icyo yakora arakibura, atangira gutekereza uburyo arava mu iyi nyubako, nabyo biramucanga. ibintu byaramurenze, zamwumiyemo. atangira kugenda gake gake ndetse yambaye n'ibirenge. gusa turi kubona ko uyu mukobwa ari gutitira kandi afite n'ubwoba bwinshi. gusa ntabwo tuzi ngo uri gukora biriya bintu ninde, ndetse twabonye ari n'umukobwa, twabonye ari umukobwa wisobanukiwe, ufite ubugome burenze ukwemera, ufite ubudahangagwa. nyagasani kurikira filime witonze. gusa n'uyu nguyu yagizemo akantu k'ubwoba, yakomeje kumanuka ndetse ari gutitira. barakwereka uwakoze biriya ni wa mukobwa twatangiranye ari gutobora amapine y'imodoka. barakwereka yageze hano aravuga ati kugira ngo utazongera n'undi munsi n'umwe kugerageza gukora ibi bintu, kugira ngo utazongera kugerageza n'ikintu cyo kunca inyuma. nyagasani ati ngiye kuguha isomo uraza kubona ibyo ari byo. barakwerekana wa mukobwa yatangiye kuza ari kububa kugira ngo asohoke muri ino nyubako. barakwereka yageze hariya akubita urugi kubera ubwoba yari afite. uyu nguyu nawe aramubona. ukurikire filime. birangije aravuga ati nawe ndakubonye. ahita afata umukasi
ndetse umukasi yari ari gukatisha ibyo yari ari kuzirikisha uyu mugabo. Afata umukasi avayo gutyo, aza ari kuvuga ati noneho nawe ugiye kumbona kugira ngo wumve ko byose bishoboka. Ati ugiye kumbona, ati nta hantu uri buze kunyura kuko iyi nyubako yose irafunze. Arangije avayo gutyo, ariko agenda ari kuvuga ati uyu munsi akimbwa kashobotse, ati mwanciye inyuma kenshi gashoboka, ati ariko uyu munsi sinzi uko muze kubigenza. Barakwereka uyu mukobwa niwe yageze ku miryango yose, umuryango wose agezeho akabona urafunze. Ubwo uyu nguyu nawe yaraje avuniramo iserire. Nyagasani, uyu yaraje ataruka hano kuri Salomanje, gusa turi kubona ko nta hantu yanyura. Akimara gutaruka, barakwereka uyu mukobwa nawe, uyu mugore nako yaraje ahita afungura. Uyu nawe araza yibwika hano. Nyagasani, agaca n'imbeba bihuriye mu nzu. Ukurikire filime witonze, uraza kugenda waryoherwa, ndetse nkwibutsa gusharinga kugira ngo n'abandi bose baze kubona ku byishimo uri kubonaho. Nyagasani, uyu nguyu yarangije arakura ati wasohotse, ati se wagiye? Nibura si basi wagurutse ngo tubimenye? Ati ko nzi ko hafunzera, ati ndabizi neza ko nta hantu uri buze guca. Ukurikire abagabo mukunda guca abagore banyu inyuma, mukazana abagore mu nzu, abandi bagore mu nzu. Hari igihe muzahura n'umugore nk'uyu nguyu akabereka utuntu yikorera. Mwebwe muze gukurikirana filime, niba uri umugabo uri kuyireba uze kureba ingaruka zabaye k'uyu mugabo. Barakwereka uyu mukobwa nawe yaragiye ari kububa, ari kunyonyomba. Uyu nguyu nawe arangije aravuga ati reka nkurikire nze kurebana n'iyi bici. Ati icyo nzi cyo nta hantu irancikira. Abakobwa namwe mukunda kugenda mukaja mu nzu z'abandi bagore, namwe mufite ibibazo. Hari igihe uzagerayo ugasanga uyu mugore w'umuribwe nk'uyu nguyu. Ubwo uyu mukobwa yageze hano asanga umugabo ahantu aryamye bahamuzirikiye, ndetse yaheze n'umwuka, bari bamuhejeje umwuka. Gusa we sinzi ukuntu araza gusohoka mu iyi nyubako, yari kugera ku rugi agasanga rurafunze. Nyagasani, agashaka icyo yakora akakibura. Barakwereka uyu mukobwa yatangiye kuza asa nk'uri kwicezereza umuziki, kubera ko yari yabuze ahantu yapfunda umutwe, kandi ibyo yari kubona byari birenze ubwenge bwe. Uyu nguyu nawe yakomeje gukurikira. Nyagasani, ukurikire filime witonze. Ubwo uyu nguyu yaravuze ati ibyo wakora byose nta hantu wanyura ngo uze gusohoka mu iyi nyubako, keretse niba uri igini, keretse niba uri umuzimu wenda ngo wahunga ngo wayonga. Uyu mukobwa nawe yahagaze hano arangije afunga umwuka. Ukurikire filime witonze. Uyu nguyu nawe yari afite umukasi ngo amurangize, akomeza kugenda amuhiga, ari kuvuga ati ese uri hehe? Ati waza ugapfa hakiri kare ukareka kuba uratinze urupfu rwawe. Ukurikire filime. Yakomeje kugenda akomeza kumushakisha, aramubwira ati n'ubundi uko byagenda kose uraza gupfa, ati ahubwo vayo nkwica hakiri kare. Barakwereka yaraje yishira munsi y'imisego. Arangije uyu nguyu nawe yaramwikanze akomeza kumukurikira, ubanza yamubonye. Ukurikire uyu nguyu nawe yari yihishe munsi y'intebe. Arangije afungura isakoshi ye, arangije afata fone ayikura mu gakapu. Barakwereka yaraje atangira guhamagara, ndetse ahamagara wa mugabo bari bawuryamishije hasi wari wabuze umwuka. Ukurikire filime. Arangije arahamagara, gusa yari ari kujijisha uyu mugore yumvise telefone isoneye mu mufuka w'uyu mugabo, aza kureba uwo ari umuhamagaye. Araza gake gake. Uyu nguyu nawe niko yari ari kwitegura, ntabwo tuzi icyo agiye gukora, gusa ibyo yari ari gukora byose yari ari kuvangamo n'ubwenge kugira ngo arebe niba hari ukuntu yacika uyu mugore. Ukurikire filime. Ubwo uyu mugore nawe yaraje afata fone. Uyu mukobwa nawe arangije ahita ahaguruka aho yari ari. Ntabwo tuzi ngo ni iki kigiye gukurikiraho, gusa natwe duteze amatwi ndetse duteze n'amaso ngo turebe ibigiye kuba.
dukurikire filime. Ubwo umukobwa yarangije akomeza guhamagara fone, uyu nguyu nawe nyiri y'umugabo aramufata. Urakora ko uyu mukobwa yahise avaho gake gake yitonze ari kwirukanka. Uyu nguyu nawe arabibona yuko bamucitse. Ukurikire aravuga ati iyi bici iri kunjijisha, ati gusa ninjye nawe. Arangije uyu mukobwa arangije araza ahagarara ku rugi, ahita akanda 911 ahamagara polisi. Ukurikire filime. Yari ari kugira ngo arebe niba yasaba ubufasha, arebe niba hari ukuntu yasohoka mu iyi nyubako. Gusa niwe wizanye, rekabone ibigiye kumubaho byose niwe uraba ubyiteye, kuko nta wundi muntu wamuhamagaye mu iyi nyubako, niwe waje wizanye. Mureba nta umva gusambana nta keza kabyo. Mwa bakobwa mwe, mu bintu byose mugiye gukora mubanze mwashishoza mbere yo gutwara abagabo b'abandi. Barakwereka umukobwa agihagaze kuri urugi, baramwinjiranye ndetse baramwifatiye. Reka turebe ukuntu haraza kuva mu maboko y'uyu mugore. Twabonye yuko n'uyu mugore akaze, kuko umugore urafata inyundo akayikubita umugabo we, uwo mugore ntabwo aba yiyoroheje. Uyu mugore yaraje atangira kubwira uyu mukobwa ati ndakwifatiye, ati nakubwiye ngo wigaragaze kare kose, atari ko ubu ndakwifatiye, ati urambwira impamvu wari waje hano kandi urambwira ikintu wari waje gukora hano ngaha. Uyu mukobwa atangira kuvuga ati mbabarira. Uyu mugore nawe atangira kuvuga ati nta mbabazi ndi buze kugushiriramo, agiye kumukubita imukasi mu mutwe. Uyu mukobwa arakwepa, atangira gukwepa ndetse atangira guhangana nawe. Barakwereka ko kanya yateruye mashini ahita atangira kuyikubita uyu mugore. Imigwano zaratangiye, imigwano z'abantu babiri ndetse b'abagore zaratangiye. Ukurikirane filime witonze, gusa birashekeje kandi biteye n'agahinda. Barakwereka uyu mugore yaraje ajomba umukasi uyu mukobwa ku kirenge. Uyu mukobwa nawe ahita amukubita umugeri agwa nk'iriya. Arangije ahita asesera mu idirisha. Uyu nguyu nawe amukurura akaguru, bakomeza kugenda bagundagurana guco. Uyu mukobwa yamurushije imbaraga, akubita umugeri yikubita hasi. Twasize abaye akarambo nyagasani. Uyu nguyu nawe arangije ahita asimbuka yikubita hasi ndetse agwira na telefone. Arangije aratsikira, arababara cyane. Ukurikire filime atangira kuvuga ati oh my god, ati ibi bintu ni ibiki nishoyemo, ati iyi ntambara ndaza kuyitsinda gute? Gusa nawe ari wowe sinzi ukuntu wabigenza. Gusa aha hantu birakaze kugira ngo uhave biragoye. Gusa ubwo uriya mugore yaraguye igihumure, ubanza uyu nguyu yagiye gucika. Reka dukurikire filime. Gusa kubera ko imyaku zari zamuziye, yagize ngo aracitse, none asanze avunitse. Yatangiye kugenda ndetse ari gukuruza n'ikibuno, kuko yari avunitse amaguru, nta kundi kuntu yari kubona yagenda. Nyagasani, ese biraza kugenda bite? Ukurikire filime witonze. Uyu nguyu nawe ni uku nguku yasigaye hano aryamye, ndetse wa mugabo we ubanza ibyo byarangiye. Ubwo uyu nguyu nawe yaraje yicara hano, gusa yari ari kubabara cyane. Bari bamuteye imakasi ku kuguru, arangije anarasimbuka aravunika. Yarasimbutse agwa nabi. Arangije araza yicara hano ngo afata akayaga. Arangije afata fone agiye guhamagara. Dore ukuntu fone ye yabaye, fone ye yaramenaguritse. Ni muri za fone nziza cyane ziba zihenze. Gusa ahangaha fone ye yaramenaguritse, nta kuntu yari yabona yahamagara umuntu. Yatangiye kugwana na telefone. Urebe ukuntu ibyago iyo byaje, imbwa zije gakona n'ibishimbo. Iyo umwaka waje, imbwa zijyaga ibyatsi. Ubwo rero n'uyu mukobwa niko byari byamugendekeye. Aravuga ati ndagira nte, ati ibi ngibi byo ndabigenza nte. Fone ye yari ipfuye, bari bamumereye nabi ndetse yaranavunitse. Hano nta kuntu wakifata ngo wirukanke. Nyagasani, ubwo barakwereka yari ihanganye, arahaguruka atangira kugenda ari gucumbagira, ari kugendesha akaguru kamwe. Gusa ntago yari yorohewe, sinzi ukuntu arava mu iyi nyubako. Uyu mugore niyongera gukanguka akamusangaho, none haramwirenza.
urabona ko yari afite ukuguru kumwe, ari kugenda ari gucumbagira. Barakwereka yaragarutse asubira mu nzu kandi yari ageze hanze. Nyagasani, wagira ngo Gashiga iri kumukurura iramuzana hano mu nzu. Ukurikire filime witonze. Gusa namwe mwa bakobwa mwe mujaga mu mazu g'abandi mukaja guca abagore b'abandi inyuma, namwe murebereho. Iyi filime yaje ngize kubigisha, ize kubereka isomo. Ukurikire filime witonze wowe gusa. Iyi filime irakureba wowe rubyiruko, nawe mugabo ukunda kugenda ugaca umugore wawe inyuma, na ba bakobwa bakunda amafaranga bakaja kureba bya Sugar Daddy byifitiye n'abandi bagore. Barakwereka uyu mukobwa yaraje hano, wa mugabo nawe aho bari bamuzirikiye barakwereka yarakangutse. Nyagasani, gusa yaraziritswe. Arebye atangira guhamagara wa mukobwa, atangira guhamagara ati Ada, ati reba ukuntu waza ukantabara, ati njyewe banzirikiye hano, ati ese wowe, ati bimeze bite, ati urabona amaboko yose bayaziritse. Nyagasani, ukurikirane filime witonze uraza gusobanukirwa. Ubwo uyu mukobwa yatangiye kugwana kuri uyu mugabo, yatangiye kuza kugwana n'iyi migozi bari bamuzirikishije. Nyagasani, ukurikire. Gusa iyi migozi nayo yari ikomeye. Barakwereka wa mugore nawe aho yarari yarakangutse. Nyagasani, ese kakangutse biraza kugenda bite? Ese bariya baramukira? Tuzahure mu gice cya kabiri cy'iyi filime wirebere uko byagenze. Zacikwe n'igice cy'ubutaha. Icyo nzi cyo nuko bizaba biryoshye kurushaho. Naho ubutaha kandi ndabakunda.